kibazo gize gusa no uje gerayo Twega mu mabere hagati aho ubasha kuvuga ubanza ukurugutura amatwi nkubwire nzajya kubona ku mugabo wanjye sahita buraje ubwo mwikoze mujye heho ngo we Clementine ntabwo ari we mbwira ako subundi ubwo urabona tuzaza twirirwa hano umunsi wose wowe se nawe wagendeye ku byo yunguye tugiye gusura abana twiganyirega hano hepfo gatoya kwigana mukagenda nta karimo mukoze hano muri uru rugo ariko kuko nk'abana b'abakobwa mwikoze n'utujipo tugira hano tw'impenure nese ntabwo twari kugaruka tukabikora mureke kugira ngo umuryango wacu bazavuga yuko data kuva yagenda batigeze bagira umuntu basigarana nabo none se tujye tureka no gusura abana b'inshuti zacu twiganye ibyo ntabwo mbyanze sibyo erega abantu ntiwababuza kuvuga ubu se bakiriho ko n'ubundi batuvugaga none ndashaka noneho nibwo batazatuvuga barapfuye ndashaka yuko rwose muhagarara mu mwanya muzima mukagendera mu bitekerezo byanjye nk'abagorora kuryo bazavuga bati koko abana bo kwa runaka bari abana b'imfura sibyo ni ukuri mu b'abakobwa beza b'intangarugero muri uyu mudugudu ntabwo wabuze imara gucuranga erega ntabwo bishoboka karibu ni amahoro se ni amahoro murakomeye ndabona mumeze neza muraba muganira ni mu bihe bibi ariko twagira na gutya nabyo biba byemewe ndabona mumeze neza ariko twari tuyaho ntuyoka se akavura se banyoka kabageraho nk'uko natwe hano ureba hahehereye karagwa cyane ntushona karagwa pe nibyo rero mwarimu dusanze hano turimo guha impanuro bano bakobwa bacu kugira ngo ejo hazaza hazababere heza kandi bazavemo imfura nzima nibyo pe niyo mpamvu natwe twaje nyine tubona yuko nubwo tuzi ko ababyeyi babo bigendeye ariko twaje tubona yuko hari abakobwa beza niyo mpamvu dufite n'ijambo ryatuzanye ubu ngubu rikomeye cyane ariko nta mugabo ujya kuvuga ngo ajye kuvugira ku busa ntushona mu ntango mwana harya atari ay'ubusaza mwirigara ntahagana mwirigara ni ahantu bita ku gatigito urumva nyawe mwiyogere ese ni ibiki n'ukugira imana mwe n'amafaranga iyo ngiyo ni icyo bita musangiza abantu ntuyoka se ibingibi ntabwo bitajya bigera mu bihaha byanjye mu mbavu kano karamanuka umuhogo ugahita ugira ngo ba ibingibi ntabwo njya mbishobora nta kibazo natwe kuzana nese bwira wowe ureba nta kibazo baje batugana reka sana nawe ubwo ngubwo wasanga wowe nywa bimwe bita super deep abana banjye bibereye kandi byose tuba tubifite ka super deep abana banjye babaye nka za mbwa z'inyanyagisha zirira amarobe ubundi njya gutanga impanuro ahera kuri super deep niyo nayo y'amakeya ntushona ora mu ntango kumyuzanisha muhungu wanje ibise byo ninde uri bubifate ko ibi ngibi se wese ntabwo njya ndeba oya yoka ntabwo njya ngerageza aho ngaho gerageza ushone basura nkabagenera ibintu bibakwiriye niba hari ibyo wazanye nuko oya nibyo super deep se hano hari abantu ugira bari beza ahangaha baratoje ariko ndabona ari sawa muri abashyitsi beza bizaniye n'impamba ibigendanira impamvu umushyitsi n'uwizanira impamvu abashyitsi beza reka twe tuba twayotse twabonye yuko izuba riba ari ku gatigito riri hayi niyo mpamvu rero twahisemo kubwira mugabo ugenda adafite impamvu bajya bakoresha ngo y'ubusaza natwe nimudufashe
mu kutwakira reka rero tuvuge tunataruka ukuvuga ngo ni ugutaruka ni ugutaruka ndabona mutuzaniye izimana ni amahoro ni amahoro gusa ni ibyishimo ahubwo bigiye gutaha iwawe ntuyoka se najya ese byitwa ngo iki ibi ngibi ibyo ngibyo se babyita mukangurarugo ndi kuvuga wenda mu mvugo z'abasaza gutya ibi kubera iki mwaba mubiduhaye ibi ngibi se reka twebwe turayoka urumva twarebye tuje hano twashaka gufata irembo ntushona se ahubwo ku buzima bwacu ngaho mukomange ntagerageza oya ntabwo twebwe bino bijya bisomana hanyuma se numvisha ijambo utuyemo ngo gufata irembo mukaba mwikoze mukaza mutaduteguje ngo natwe tuze kubakira ese irembo ry'iki erega buriya twebwe tuba twarayotse hano runo rugo rwaragendwaga rwose na kera havuyemo inkumi bano bashiki bawe urabona ko n'ibisabo bya nyamwezi turayoka buriya tuba twabibonye twararebye rero mbona umuhungu wanjye ahangaha amaze gukuraho gakeya ntuyoka se aramubona yuko aba ameze neza tubona hano hari ibisabo bya nyamwezi turavuga ati se biriya bisabo wazagenda agakuramo kimwe nk'uko n'ubundi basanzwe babigendereye bakuyemo na wa wundi mu gihe gishize ari weho uri ahangaha nubwo ari we wasigaye mu muryango ariko tukaba dukeneyemo umukobwa ntuyoka se mwararebye mubona muri uyu muryango ariwo mugomba kuza kurebamo abakobwa turashona mugira imico myiza cyane twaritegereje turayoka pe muri abo ngabo se ari muri abo ngabo nawe wumva hano mfite umuhungu wanjye azi kuvuga yaragenzuye arambwira ati nge serukirayo tutabanyike turagenda turavuga ati reka tujye akatigito tujye kureba uwo mukobwa uko ameze ariko arayoka nawe ashatse yavuga umukobwa yaba yarahisemo ntuyoka se kora shoti arafure nanjye nari imeze neza naheze kurya agatigito ndi ku macike inyoka sisita wawe kumuyoka rero nari mfite ibicwa 500 amuguriye akantu nyine anyereka mu rugo niko kubwira viye wanjye ati tujyane ujye kundebera wa mukobwa nigeze kuyoka kandi mu nzira ndi kwigendera niko kumubwira nari mfite ibicwa bigera mu 2,000 ntegura kuguriza ibyeri na supadipe muri kunywa iyi ni ikofi yanjye kunugire ngo birarangirira ahangaha ibicwa ndacyabifite icyo uzashaka cyose nzakigura ariko nasome wumve zimeze neza muri abakobwa se nawuhe waba warabonye muri ibyo ngibyo urimo kuvuga sinzi birimo kuvuga ngo gupofoka ngo sinzi ibintu urimo uravuga ni uwuhe wowe waba waraciye iryera ntabwo neze kuyinayotse turi ku macike nyine turimo tujya agatigito uyu nguyu w'isine ufite umubiri wa naturel ariko nyine nzamushakira bya bintu bya mukorogo nawe agasa nk'abandi kandi nawe ntabwo uzongera kujya n'amaguru muze nahita nkugurira akantu ko kujya ugenda wicaye ariko wabanje kumungezaho kuko ndamushaka amaze gukura nshaka kumutakaza mu mago akazajya akajya afasha imirimo ye nanjye mba nagiye ku gatigito nagiye guhiga rare ariko rare zaranabuze muri ino minsi ndimo nagenda ntoragura nkeya mwaba mufite ikintu bita inkwano kijya ko abakobwa bangaba batajya bapfa gusohoka uko bishakiye inkwano zo zirahari cyane ubu ngubu n'izi ngizi zaba ari inkwano za mbere twatangiye kuzana izi ni ifatarembo niko twabyita ariko inkwano inka agasozi kamanutse
inka akazamuka iyindi. reka ngo ngiye gasurankana urumva ngiye uranze gasurankana urumva nakwemera nkashaka urumva nyine gasurankana urumva nashaka n'ubusura nkabuzana nkabushyira hano mu nzu bukajya bukurinda ntabwo rero wakenera inka bigoye cyane ndakumva rwose. Uyu muryango ariko murawuzi yuko ari uwo kwa Dr. B, murawuzi musanzwe muwuzi. Ntabwo umuntu apfa kuzamo uko yishakiye yavuga ngo kwa nigireyo ngo azapfa kuhakura umukobwa w'igishongore nk'uyu nguyu. Impamvu mwamubonye ni uko muzi ko ari igishongore kandi ari cyo muzamubyaza. Rero ubanza kwigaragaza uko uri tukakureba tukakunyuzamo ijisho twakubona imboga mu menyo ntabwo uba cyakuye umugeni. turabizi mwabyaye neza. Ngaho rero dore iwabo. Ariko ubundi brother ndasaba ijambo. Uya wisaba ijambo mu rugo rwo kwa dogiteri nta mukobwa uvuga abagabo bahari sibyo. Murebe rero mukuremo mu telefone yanyu murebe urugo mugiye gusabamo. Mushyira mu telefone. Oya biragaragara yuko ufite ibibadashi byiza hano. Ino ibibadashi byawe tuba twayotse. Icyo ni cyo ukuyemo. Nanjye kiragiye gasurankana nanjye kiragiye ibibadashi gisigaye nanjye nzakibikaho. Iyo ni iki yo? Iyo ni telefone yanjye hano. Ino ni indangururamajwi no kwitose. Nawe twiyereke. Irakaze. Itungo tuyereke. Turayoka shyiraho bana kagatigito. Hano mfite ibicwa 500 abanje kujya gushopinga akarayini gatoya kandi ntabwo nazagashaka kabe nzagashaka nyuma akanga kanje kugura uko umuntu agenda uko angana bako mushireho hano. Njyewe ndagira ngo mbaze ubundi nindo abayoboye hano ino myanda murimo muratereka aho ngaho bababwiye yuko twebwe dukeneye hano amasimukadi atagira ninde ubundi abayoboye kwinjira hano. Oya muri bibadashi turabibona muri byiza ariko natwe tuba twayotse urumva natwe indangururamajwi turarangurura niyo mpamvu n'inzara twabashije kuba twazijya turayo. Oya mujye muha abantu agaciro twebwe nta masimukadi ndebe ngaha amatelefone aziritse fimbo ngaha amasimukadi ndeba ndabona umuhungu wawe wenda ikintu afite ari uburezi. Umuhungu ni muremure ndamushima. Yabanura n'imvura. azagwicyoro Ndamushimiye rwose ariko mu bintu tubasabye runo rugo ruzamo abantu bifite kandi bafite n'ubushobozi. Oya turifite neza urabona umuntu atigaragaje ko ari tuba twayotse ibintu rero turabasabye ngo rwose ku neza yanyu muhaguruke muri runo rugo rwose ntabwo mwarusabamo mumeze mutya. Oya tuba twakoze shiwadira ariko urumva muraciriritse n'uwababaza ibyiciro murimo wasanga ari bya bindi bidasaba n'amazi natwe. Nibadukurire n'imyanda aho ngaho ubu telefone buziritse fimbo ubusimukadi ntazi mugenzi. Reka wacyukiye umugabo reka mbabwire noneho rero urumva niba mushaka umutwimye uwo mugeni wanyu tuba twayotse urumva tuba twamubengutse twamuwe tuba n'umukobwa niwe tugomba kugira gute gushyira mu matigito mu mago. Twabajije icyiciro cyanyu mubarizwamo kugira ngo mutuvire cyose turi abanyarwanda. Abanyarwanda icyiciro ni iki cyo kunywa cyuko twiyubakiye nk'uko uhera no kwicira kunywa urashaka ikihe cyiciro se kindi. Runo rugo mwasanze n'ubundi rudasaba amazi sibyo niyo mpamvu mwaje kurusabamo umugeni ariko turabingenze munyure hano tudapfa ubusa rwose muzaze mwikwije. Garafure teza ibyo twazanye ntacyo tubijyane twirira agatigito nayo umukobwa wazagenda ahere kwishyiga. Ninde wababwiye yuko twaheze kwishyiga murebe ukuntu tumeze mutwitegereze. Reka bazabaguterana mada tuje kumutwara twamuyotse kandi wowe ntuzabasha kubarera. Muduhereze ibyacu umva ntabyo twabasabye umva mutiba hano mutware ibyanyu mwazanye kuzaba ibindi garura we garura iyo telefone duhamagare reka mpamagare imvuga ngo garura n'ibisambo reba ariko ukuntu afashe telefone
Sana hano duhamagare polisi n'uburebure wagira ugende mugende ndababeshya kahanga twavuga mugende ngaho ni ariko ushobora mwaturebaga twicaye urebe ukuntu tumeze mwaturebaga twicaye turebe twe ntituragume Gasuranka bikubere note sha ntuzanagaruka muri urugo kwa dogita asa ubundi brada bari abantu mwaramenyanye ni kwa kundi umuntu ajya kugura ibintu kuri boutique umuntu akagutwaza kariya ni agakarani wahuriyeyo nako karagutwara none arangije azangogaje kudusaba akabantu koko bigasanga abakobwa beza abantu koko bipasha muremure mwese nguriye nka kariya ubu ndashaka kubashingira mugenzi wanjye urangije kwiga hariya mu Burusiya abo ngabo nibo dushaka nicyo kintu ushaka kubakorera mwebwe mukagenda mu kubaka ingo ziryoshye zimeze neza ibyo niyo mpamvu ushaka ko muva ku mamenyi mukambara neza nk'abakobwa b'umutima w'abanyarwandakazi tukazaserukira abandi banyarwanda sibyo muranyemereye ariko mutazongera kujya mu muhanda nta kintu kibajyana ahubwo reka mite nanoze birabyombo gira vuba nanjye reka nze ngire nawe